Ego. Use gaje nubwo ari inshege kure yakica umuntu. Ego. Aguze umugore washatse amafaranga. Icyo atakora ni iki? Nubisha ukuntu umuntu yakica umuntu ngo nukubera amafaranga. Yamwica shari. Nta n'ikintu hariya. Ndetse nyine kuki byahise bihurirana? Kuki yahise ajyayo? Biza ariko njyewe ntabwo byabo cyangwa byakaburetse nzanekana ngiye makuru nzamenya ese kandi bavuze ko utakibamo hanora ubwo nuko ko narinze ayo makuru ahubwo mfite ikintu ngiye gukora ikintu ngiye kugushakira ngiye kumenya ese bari yaje ese mwashege mwe mwashinze mwe tuvugisha ese niyo muvuga muvumvura urwanga rwabarenze gaju y'abanyegaju aka kanya upfuye subiza unukara filime twaganiragaho uri kumuhisha se si bya nyabyo nta muntu utabizi muri uyu mudugudu erega gusa ibyo turi kuba ntabyo uzi ubundi wowe ibyo wumvise tuvuga ibyo numvise muvuga yego ese nta kazi mugira aka niko kazi musigaye ko kuruka muvuga mubarura aha batetse aha ntibatetse ndabizi ko inzara yabarenze abageze hey ubundi igihe waduhereye mukeneye kwanza nayo yewe aka kanya ugeze mu bipangu nawe wavuga koko erega biba bifite uwo byagenewe se kutabijyamo mweko mutabijyamo simicira makenga kabisa umva ramabwire wasanga byo bintu bambwiye ari byo koko umva mbabwire mu bintu byose mutekereza kuvuga bibe gasopo uzojya kumva mumvuga kuko singana namwe sindi mu cyiciro cyane cyiciro mba wibagije ko twasangiraga ubugari rero tugakora nisa ndahamagara sogokuruza wo mu birunga ndahamagara imbaraga zo mu birunga ndahamagara wowe garuka ndaguhamagaye ndabumva ababyeyi ndabizi isezerano mwatanze yuko muzarisohoza ndabizi ko muzarisohoza niba ndabona hari abangiri niba ndabona hari abanyegera muzanywe n'iki ndakubona muzanywe n'iki ko muri babiri muzanywe n'iki muzanywe n'iki sogokuru wo mu birunga sogokuru wo mu misozi imbaraga zo mu misozi ntegereza imbaraga ndabizi neza sogokuru isezerano wampaye kuzarisohoza nanjye wangize gihanga ongera karinga kugira ngo nzaza nsoze ibyanditswe ku musozi murashaka iki muzanywe n'iki wowe nanone uragarutse sogokuru ndakureba ese urabakiriye mayi ikaze abakurambere babahaye ikaze mwicare hano muge neza iyi ntebe yasizwe na sogokuru buri wese uzazarushya azayicareho yicare kandi
neza. Wowe ko mbona ufite ubwoba. Yicara hano. Yicara hano. Yicara hano nake. Yicara hano. Nebiti. Sarash. Kubera icyo ubuze Ariko mana, cyo wanjye. Urabuze muri iyi minsi nawe sinzi ibintu ugiyemo. Esuwe, nabizi ko ukunda. Mu rugo se basanze bate? Cyamura ngo ameze neza, ngo naje mbije kukureba. Waje ubije? Kubera icyo ubije? Nabwiye ko ngiye gusura inshuti yanjye. Ariko mama wawe byibura arabyemera? Aya, ntabwo ndatangira kwigaragaza cyane. Cyara buri iki? Ashara cya buri gihe. Kingana iki wihaye igihe kingana iki? Wenda nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri. Umwaka koko? Okay. Biterwa n'uburyo twiyumvanamo nkirago. Sinzi ko ngukunda. Ndabizi. Ariko nanone byagakwiye. Ese yambe no kubibwira ababyeyi. Cyo cyihutirwa. Kubibwira ababyeyi. Nabyo ni ingenzi ariko urabizi. Ni ingenzi ariko icyo gihe ntabwo turakigeramo pe. Kubera icyo mva ko kitaragerwaho. Turacyari bato. Ese bone mbwira. Ibyumviro kuri wowe, ibyumviro byawe kuri njye wumva bihagaze? Numva nko mu myaka 3 sana nabaye madame. Oya wibigira imyaka 3. Uraba umvunye mu gutekereza ko. Ese wajya mvuga ukwezi? Ufite kwihangana niyo mpamvu ngukunda. Ariko nanone kandi igihe hari ibintu ntasobanukirwa neza hagati yanjye nawe. Ibikisi? Mwese wowe bara. Imyaka 3. Imyaka 3 nibwo tuzaba turi bakuru, dufite tuzi duhemba amafaranga menshi. None se kuba njye nawe dukundana ureba ku by'akazi? Oya ntabwo ari byo ndebaho, ariko urumva nitujya mu bihe byo kubyereka umuryango tuzaba tugiye no gushinga umuryango wacu. Urumva ntabwo twashinga umuryango njye nawe nta mafaranga dufite. Ese Boni nyine ndashaka kukubaza kuko hari ikibazo utaransubiza neza. Kuri wowe nanjye wumva ibyiyumviro ufitiye bihagaze ku kigero kingana iki? Ibyiyumviro ngufitiye rero uretse hari icyo ntarasobanukirwa neza. Nyine urambwiye ngo imyaka 3 bishobora kuba twakubaka, ariko imyaka 3 ni igihe gito. Ni igihe gito? Kandi dukundana? Kuba dukundana ni kimwe, no kubaka umuryango ni ikindi. Ibyo wari ubizi? Yego, naho ngaho nshaka gushingira umbwire ibyumviro byanjye. Urukundo rwanjye rungana rutegereranya umbwire. Urukundo rwanjye kuri weho rero cyane rwishe pe, kuko kize nko ku ijana. Kuko ari nka 95%. Ndagukunda cyane. Ushingiye ku ki? Ushingiye ku uri umwana mwiza, urabizi ujya ufasha. Mwicare hano muzanywe n'icyano. Babyeyi twari tuje kubanira. Oye nanone urushije rebamo ciramo hano 3 abakurambere babanza bakwakira. Cira neza. Ndabera ko umuntu uje hano abakurambere mumufate mwakire mumereze kwakira umwakire umuhereze imbaraga icyo yaje ashaka mukimuhereze. barabakiriye kandi mwicare hano muragenzwa n'iki? Yicare muzanywe n'iki? Vuga ikibazo cyawe. Wowe nsanzwe nkuzi uragarutse.
nari muzaniye undi. ufite ubwoba ni ikihe kibazo kikuzanye wowe kuva umuzanye genda kandi ntuzagaruke hano uri kumva ikibazo cyawe kimeze gute Ikibazo cyanjye banza ucire hano uciramo gatatu ongera bakurambere muramwakiriye ibibazo azanye mumufasha kubikemura abakurambere bemeye kwakira ikibazo cyawe babwire kimeze gute urabona hasi vuga cyane kugira ngo abakurambere bakumve vuga cyane hari umukobwa uba mu rugo aza gufite ubwoba ndashaka icyatuma uriya mukobwa ava mu buzima bwanjye kandi imitungo yari iwabo yose nkayisigarana kandi singire ikibazo ngira. ndimo ndabibona mwishe ababyeyi be murangije murashaka amafaranga y'iwabo. Yego niko bimeze. mereza impamvu zumvikana gufasha ni ibya buri wese ntabwo ari ibya buri wese kuko ubu se ntabwo iyo ngize ikibazo niyo nzanirukira basi mumpumurize. Urabizi ukuntu ujya umpumuriza, urabizi ko yari ikibazo cy'amafaranga ngize ko nari uzi ukagikemura. Urumva rero urafasha cyane nkabikunda nkunda ukuntu nyitaho ubundi muri rusange kenda nagukunda ugira umutima mwiza ukuntu ujya ugenda ufasha abandi bantu bababaye biriya bintu ndabigukundira cyane. ngambwira ibigaragarira amaso y'abantu nibyo ariko bigaragarira amaso y'abantu. nyine mba numva bigoye gute se nyine nk'uko nkubwiye mba numva bigoye gute se nyine urukundo rwanjye kuri wowe ni rwinshi pe mbere uri umuntu mwiza nk'uko wabivuze gusa nyine ngibyo mbona ari ibya buri wese. ikindi ufite amaso meza igihe cyose ndebye ku maso yawe nibuka yahise hanjye nakubwiye ko amaso yawe 90% asa n'aya mama. Igihe cyose ndi kumwe nawe mba numva ari nkaho ndi kumwe na mama wanjye. Urabizi ndagukunda cyane. Noneho iyo umbwiye ko nkunda ni ibintu bimfasha kuko mba numva umutima ushyushye, mba numva umutima uzamutse kuri pasenti utakumva, mba numva nyine buri bintu byose bihindutse bishyashya kuri njye, umubiri ushyushye biramfasha. Niyo mpamvu uzi ko hari n'igihe kigera nkumva buri segonda ritambutse wajya umbwira ko nkunda, kuko ni ibintu bimfasha, ni ibintu mba numva mbifitiyemo ibyiyumviro bihambaye. Mama wanjye yajyaga ambwira ngo nubona umuntu akaza ashimisha ahagisha ibyiyumviro byawe, uwo muntu uzamugume hazaba ari uwa nyawe. Ndashura bizi nta wundi mungu nagusimbuza uko byagenda kose, ntitaye ku cyaba cyose, nta kintu na kimwe nitayeho. Ndabizi ko rubaye oya ngaho nyine mbabarira umbwire ibigaragarira amaso kuri njye wumva nyine. Okay, reka nguhe urugero kuri njye. Iyo mbonye ukuntu amaso yawe ameze,
useka neza uteye neza kuri njye muto mu rugero ni ibintu nkunda kuri wowe. Okay, shingira kuri njye umbwire. urabizi igihe na mbere numvaga ngo tuzakundana physical uko azaba agaragara ubu urabyujuje uri muremure ufite taye noneho nkunda cyane warubizi urabivanze noneho ibyo bintu ufite taye nkunda igihagararo noneho nibyo navuga ngo nibyo bimbayeho sibyo tubifate gutyo wenda taye uko ngana n'uko meze ni ibintu birasanzwe ntabwo bisanzwe kuri iki kuko ku bandi bahungu ntabyo nababonye niwe nabibonyeho gusa si ibya buri wese uzi ko uramutse uvuze ngo taye benshi bankunda kandi bikaza bikaba ariko humura wenda kuri njye byaruzuye niko navuga nanjye rero ni uko bankunda cyane okay kubera iki nijoro rero naguhamagaye nabyo tubisubireho kuko ndashaka kubyumva nijoro twavuganye nuko nari nishimye ariko natinze kukubaza iki kibazo sanyereka ryari ababyeyi bawe ntihongere kumbwira ngo iby'imyaka 3 ibyo ntabwo mbyumva ibyo bintu ntabwo mbyumva sibyo gute se urabizi ndagukunda ndabizi ariko nanone kuba ngukunda nanjye hari ibyo nkeneye nk'umuntu kukwizera kumva ko urukundo rwanjye byibura narushyize ahantu nizeye basi se wenda utakwereka ababyeyi abasisitazi banjye wenda nyine mukamenyana ababyeyi bo nabo nzabakwereka hari basi se kumvugisha kuri fone nimugoroba sibyo sawa bye sawa abakurambere barakwakiriye ikibazo cyawe bacyumvishe uzi igitambo usabwa urasabwa kugenda ukazaba mu nzu utagize ikintu na kimwe kirimo muzajya mu nzu yawe iwabo uriya mukobwa urumva ariko nta kintu na kimwe mugomba kuyibanamo uretse amasafuriya yo gutekamo kugira ngo mujye murya mudapfa nta kindi kintu mugomba gutungamo nta n'uburiri mugomba gutungamo urabyumva yego uzajya uryama ku mashuka yonyine nta matera ugomba kugira imbaraga imbaraga izarangira byari ni amarido turara ahantu heza yewe ni amarido ikintu nkeneye guhura n'umugabo wawe nawe nkamubwira icyo asabwa ni amarido nta kintu na kimwe kigomba kuba mu nzu uretse amasafuriya yo gutekamo urabyumva Cira kuri kino kibaye mwereke cira wabona amacandwe inshuro 3 gira vuba haguruka gira vuba ciraho 3 cira amacandwe nyabone uri kurumva rekeraho bakurambere hari igitambo amaze gutanga mumuhereze kucyubahiriza kandi mucyakire uri kureba hano uri kuhareba yego urabona uriya mukobwa yahindutse ikigori cye nta bwenge afite ibyo azi yabyibagiwe nta na kimwe yibuka ni ikigori cye uri kumva kandi ikindi uzaramuka uraye kuri matera n'umunsi warimo uri kunyuma abakurambere niko bavuze uzaramuka uraye kuri matera n'umunsi warimo ibyo wari ufite byose bizayuyuka kandi uzafunga kandi ikindi umuryango wanyu uzahinduka ibindi ntabwo urabyumva